mu Rwanda dufite uburyo bw'imivugire buriya njyewe buri kintu wanyereka kote iri positifu nakwereka iyacyo iri negatifu mbishatse. Noneho iyo umuntu akuvuze gutyo, iyo umuntu nyine atangiye interuro agiye kukuvugaho, hari ukuntu Scovia yigeze kujya kumvugaho aravuga ngo wa muhungu uririmba indirimbo ngo yandagaswi no wuhe wajya inyuma Melody uyu muraza akaririmba indirimbo urumva ibi bintu bamwe nawe ntabyo aririmba ntabyo azi ariko abantu bakishima nakubwiye isi tugezemo ni y'ibigoryi ariko bakamubwire ngo bijo bija kugira ngo umenye umuziki uri muri njye ukungana ko numva byenda kumera ngo umuntu uri kunyandikira ngo mfite 50 oya sha njyewe ndi kwireba neza njye na Melody ni mutuza mumbabarire mukande kuri Melody please. Bijo bija na Franco baratega sha ni ukuvuga ngo iseti igezweho ni hehe so ni ukuvuga ngo iseti igezweho ni ya Melody ni seta yanjye ahangaha ni ukuvuga ngo ntabwo it's not too late baraje hano mwese Melody mukanya aratambuka mwese uzi ko se wicara ugaceceka ukajya uvuga ngo nanjye ndiho mu ngo mbume gift ariko ubundi Mero yes ubundi ko Uwiteka yadutunze inkoni wamfashije guha Imana icyubahiro ra ubu nkeye cyubahiro n'amaboko yombi kabisa none reka kugira akaboro kawe nkunda Mana bose ntabwo ari abarokore Jojo thank you so much karakaboro iyo uri kuririmbira gospel tuvuga ngo haleluya ye baba we haleluya niko bigahunda bimeze icyubahiro Mana ukavuga neza ku buryo n'udashaka kumva indirimbo ashobora guhita Mana birarenze nzi indirimbo ya Kivumbi ivuga ngo Rema ni ukoranye ndi umugaragu gusa turabagaragu kabisa guys mwese mwerekeza amaboko kuri Bruce agere kuri Veni oya ntimunganishe na Bijo bija mu njyane kure cyane mu ndushishe na Godfather ubo waje hana kabafera nta nakaririmba agira araho ibintu imirimo y'amaboko ye wenda nayo ireshya uko ariko yintangira kunsabira utuntu duke mujye mwaje wiyima utuha kwima hari ya zi Melody uyu muraza akaririmba indirimbo urumva ibi bintu bamwe nawe ntabyo aririmba ntabyo azi ariko abantu bakishima nakubwiye isi tugezemo ni y'ibigoryi ariko bakamubwire ngo bijo bija kugira ngo umenye umuziki uri muri njye ukungana ko numva byenda kumera ngo yewe mu kazana ndagukunda Bruce Melody kazanire ya ushandi sitari pula rikishibuge tosani pulani taza karikirihe amusugeri vani umusikama aririmba igihinde muri gakondo oya mureke tubyumve neza mureke twumve kubita ngwari kariene blaka savu jeto sabafusana he taza karikuriho musugeri vani taza kabisa ariko mwana eyisi kuyibamo umudage yanditse alphabet man ubwo none se ubundi kuririmba ibiki okay tuganire ku rurimi ukoresheje uri kuririmba igitamiri cyangwa uririmbye muri rurimi zagenda bihinduka kandi muhumure n'ibihinduka turi mu bambere bazabikora neza abandi y'ama views buriya Meddy niwe muhanzi wa mbere wujuje miliyoni Meddy niwe muntu wa mbere wujuje miliyoni y'ama views kuri YouTube ariko iyo urebye usanga ari nabo urumva kubera bagiye muri Amerika bahise bamenya neza gucururizaho badusigiye
bamwita Mutabaruka mu gitondo bajya mu kiganiro kuri radio kuri televiziyo basubira ku byabereye muri iyo nama basubira baravuga ati mani uramutabaruka aransetsa bro yafashe umwana aramubaga agiye kuvuga ngo bahise ngo batanze ijambo ngo nawe undi ngo n'agapeti gakonje ngo bagahaye ijambo ngo kugeza imbere ya mikoro kararira ariko bariya abantu n'aba entertainer barenze buriya Godfather bariya abantu bararenze ahubwo Godfather nasigaye mu Rwanda dufite uburyo bw'imivugire buriya njyewe buri kintu wanyereka kote iri positifu nakwereka iyacyo iri negatifu mbishatse noneho iyo umuntu akuvuze gutyo iyo umuntu nyine atangiye interuro agiye kukuvugaho hari ukuntu Scovia yigeze kujya kumvugaho aravuga ngo wa muhungu uririmba indirimbo ngo yandagaswi ni uwuhe wajya inyuma ko yandagaswi ngo yandirimbo yandagaswi ariko urumva ukuntu yari ashatse kugupyipyinyura ariko nuko birimo nta kintu yari abeshye oya birimo ahubwo uburyo bivuga hari ukuntu umuntu nyine akubagaho gakeya asa hari agashyi bakubita umuntu ari kugenda sinzi niba mukazi bakunda kubita ku mutwe w'umuntu wogoshe neza kariya bakita inkwakuzi oya reka tuzane kabana duhereza urugero kabana ushyiraho uruhara turebe inyuma reka mbarangira ahantu kari kabana hindukire murahita mukabona mwese kabana hindukire urabona hano mu bitugu ntukazajya untangaho ingero mbibuke ko ndimuzuri isonga cya Musenyeri n'undi munsi nta kabongosho ngira nta n'umuryango reka mbarangire basi gusaba byumve urabona hano mu bitugu usa n'ujya mu nsina z'amatwi bahita mu irugu mwirugu bakumwe bavugaga ngo buri mwana rero mwirugu rya mugenzi kari agashyi rero niko Mutabaruka ajya akoresha yari gucyamura adashaka gusesereza akagukubita ugenda rwose wihuta ndamwemera bya hatari Mutabaruka ntashobotse arashobora aragucyamuye byarangiye ahubwo si ukugucyamura gusa akaba ahubwo araza kugutsirima ntiyambashe nkanjye nkamupyipyinyura yansirima se nkamusiga amahoro ngo babasubijeyo ariko shaka Godfather arayihimbye kambabwire arayihimbye tu wenda hashobora kuba harabaye hari nk'ikintu cyabaye ariko kubasubiza inyuma rero ahubwo Godfather nuko atabizi afite n'impano yo kwandika filime wumvise ngo ufite impano yo kwandika filime ni umuhanzi nawe ni umuhanzi ukomeye ahubwo ntabwo muzi ko Tom ajya ahimba udutabo inkuru zo mu dutabo tw'abana yajyaga kwandika kera ubu ngubu ashobora kuba ari busy nyine kubera imishingano zabaye nyinshi ariko mu minsi yashize yajyaga akora udutabo tw'abana ariko Bruce nta nubwo ubanza bitanabura ubanza n'ubu ngubu abikorerwa biriya bintu ni hobby umuntu wasomye agatabo kitwa Hobe habaga habona n'inkuru za Tom Close yatanze umusaza cyane w'amaraso nakumenyesha ko rero batigeze bamuha credit ze mu gihe byari bikwiriye bazimuhereze kabisa kuko Hobe nawe akwiriye umurima w'indabo none se bagisa ariko gisa wabaye kimere none se hari ikibazo si indabyo se umuntu bamukubise akarima k'igikoni k'indabyo Godfather uri kumyumvira ariko si muranyumvira ariko se indabo hari ubwo zagenewe umuntu runaka uravuze ngo uretse gato uvuze ngo nawe uretse gato nshatse kuvuga credit okay uravuze ngo nawe undi yarinde kuko iyo ni nkuko reka nkubwire Godfather uravuze ngo nawe indabyo ze nawe ukwiriye indabyo zawe nk'umuntu utanga umusanzu muri industry yacu rega buri wese ufite ikintu yakoze cy'ingenzi cyubaka industry yacu yewe nta ndabo mbasabye danje bandi twigeze guhurira ejo bundi ahantu barambwira bati yuje kuri TikTok tuba turi kukureba ubwo rero murebe na bijiyo bija mu murebe mu mukunde sinzi cyo wenda muzamumaza kuko nta cyabura umumaro nta kibura umumaro rwose nacyo mu kirebe ni icyacu
sibye ko nta nakabura imvano. Aba bantu ni abantu bajya batanga akazi mu buzima busanzwe. Murarebe Gisa, murebe Bushido, Kabano nawe numva ntacyo mwamubaza cyane ariko ntacyo nawe yaba hari urumva. Kuki ntabazwa ko mfite ibisubizo byinshi? Gisa. Ame Bush. Azi kuganira Bruce byatari kazi. Azi kuganira. Wowe se uroroshye. Gisa yakoresha iki hari abantu nigiraho ibyo. Yakoresha iki kindi kafite. Bruce na Bush. Umva muzi kuganira nanjye buriya. Ega buri wese amubaza. Especially Bush kubera ko n'izina rye ryenda kwitiranwa na n'umunwa mu rurimi rw'igifaransa. Kubera diwe ameretse tibia dakorayi. Bogwe yaraberetse. Na tuberculose byose sha. Oya go nida kwitiranwa n'umunwa na Bush. Elbela Bush guys. Ubwo nirinze gushyiraho ibintu byadango bitabadushe. God, usenyewe singiye kubatorokaho gake ariko se ndagenda ntagufashe mwana. Abafana banje noneho base. Abafana banje nabo banza barabaye abahanzi ariko nabwo bakabikora. Nta hantu ujya. Oya reka tube turi kumwe wanatuganira nta wasi. Nta hantu ujya. Abafana banje banza basigara abakonkira nabo basigaye barinjiye mu muziki. Ese ko nsigaye nza nkababura. Kuwendi Bruce umva ukuntu umuntu avuze muri comment. Ngo Bush bisobanura akanyanga mu gifaransa. So murahita ubibona. Ntabwo nshaka kwitera ngiye nta kintu nabivugaho umunyamategeko wanjye atara. Arebesha ariko uvarata Melody. Yo. Saha tubere mwana wa mama Iwan idarapo ryambare mu bitugu. Hano nahuye na Bushari waho. Nyobora Bruce ryambare kabisa. Gahunda ya leta nka gahunda wiyemeje mwana wa mama. Mbase Bushido. Hano nahuye no mu Bushido waho akora style iri ya gakondo yitwa ngo Singeri. Singeri ako mucico numva muzi wallahi. Ewa nibiguruka byada ibiguruka ni style imeze nka Afrobeat yiruka. Ndamureba ngutekerezaho ariko ko mwakabi ntaho kajya dore duhise duhura. Oya. Gisazi bwana baba. Ariko Gisa. Thank you so much. Abanyarwanda bagira amagambo akarishye. Ngo Gisare gukama bugondo. Ariko sibi nibikimwo kagira Imana. None se no bugondo ndamenya ari iki? Ni ikimasa wa musazi we ntago bumva ikimasa cy'ubugondo. Bringa Bre ubukoko ndabigira nte koko. Oh Maji. You look tired.